uwo imodoka yaciriye mu mutwe ahangaha yari afite umwana. Ese uwo mwana hari icyo leta iri buze kumufasha? Imodoka yinjiye mu nzu, abantu bari mu nzu, abana bari baje guhaha muri butike, n'uwo mudamu wari uri ku rubaraza, iragenda bose binjiza mu nzu, baragenda bahinduka. Uzi ko havuyemo imirambo 3, ubwo nawe urumva ibyabaye. Sinabona ugiye kubera akababaro, sinakubwira ngo byari bimeze bute kuko yabahwata hasi. Hari uwo wacitse umutwe umwe, byabaye ngombwa ko nyine babanza kuwushaka, abona kumujyana mu ruhukiro, ariko umutwe baje kuwubona. Aha ni mu kagari ka Gasoro ko mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza, niho habaye impanuka ikomeye ndetse cyane kandi ibabaje. Ni ikibazo gitagahinda kuko kugeza ubu amakuru turimo turahabwa n'abaturage nuko abantu 4 bamaze gupfa bishwe na hoho yagonze. Hariya ku muhanda hari ikinogo bikekwa ko ari cyo yakwepaga, hanyuma yarangiza ikagonga imodoka tubona ko ishobora kuba ari yo mu bwoko bwa Vigo. Iyo modoka ikaba irimo iramanuka iva mu cyerekezo cya Nyanza, naho hoho yo ikaba byahahuriye irimo irava mu cyerekezo cya Ruhango. Hanyuma hoho igahita isimbuka umuhanda igakomeza ikaza. Hano inyuma yanjye hari iduka bacururizagamo ibintu bitandukanye, igahita igonga abantu bari barimo 3 bakaza gukurwamo bapfuye. Ariko nanone n'umushoferi wari utwaye hoho bikavugwa ko yagejejwe kwa muganga agahita yitaba Imana. Turimo turacyakurikirana amakuru ariko tugana n'abaturage batubwira uko iki kibazo cyagenze. Hanyuma nanone nyuma turaza kuvugisha inzego, by'umwihariko urwego rwa polisi ruraduha umucyo ku cyateye iyi mpanuka, ni narwo rufite amakuru yisumbuyeho kurenza ay'abaturage bafite. Ariko igikomeye muri byo, impanuka yo yamaze kuba, igikomeye ni ugufata ingamba zigamije kwirinda ko habaho indi mpanuka. Hariya hari ikinogo turakibereka mu mashusho, bigaragara ko imodoka zose iyo zihageze zisa nk'izita umukono zigikwepa, ndetse ukanabona ko nitagikwepa ikaba yakinyuzamo ipine. Iramutse ifite umuvuduko mwinshi, imodoka ishobora guta equilibre cyangwa se stabilité, bikaba byateza ibindi bibazo. Abaturage bakifuza ko mbere na mbere batagomba kurindira, ahubwo iki kinogo bakwiye kugisiba. Icya gatatu ariko nanone n'aba bashoferi batwara izi modoka nini bakitabwaho, bakongera gusuzumwa. Nge rero nitwa Daniel Dushimumuremyi, reka mbareke mukomeze mukurikirane iyi nkuru, ariko nanone twihanganisha abagize ibyago, nta kundi byagenda, barifuza ko bahabwa impozamarira kandi n'inzu yangiritse ikishyurwa. Mbese buri kintu cyose cyaburiye muri iyi mpanuka kikaba cyakwishyurwa. Amazina yanjye nitwa Protogene Uwizeyimana. Ku mugoroba nka saa 10 nibwo imodoka yo mu bwoko bwa hoho yaturukaga mu nce za Kigali, ubwo ni mu muhanda uva Ruhango Nyanza, yaje nyine, hanyuma inyuraho twari twicaye ku muhanda ahantu hariya ku muhanda. Ubwo rero ibanze nyine igonga imodoka iri hariya, sinzi niba wayibonye. Nakari ni ya leta. Maze kuyigonga itinyuraho twari twicaye, hari umu agent nyine twari twicaye turi kuganira, deni irakomeza. Kubw'amahirwe twebwe iyo mpanuka twayirokotse n'uwo mu agent, ariko nyine imodoka yakomeje yinjira mu duka hano. Kiraki mbona ni ibintu zabyaye. Hariya nyine naho yinjiye mu iduka, isangamo abantu barimo bahaha, umucuruzi, urabyumva nawe nyine bamwe biciramo. Nanjye amakuru ndi kukubwira nyuma, kuko urumva ntago nk'umuntu wacitse impanuka ntago nagombaga kuguma aho hafi ngo ngume nidegembya, nahise nkungira ahantu kure
naje kugaruka nyuma bambwira ko hari abantu bapfuye, abandi nyine bakomeretse bari kwa muganga. Nuko nyine uko ubibona nk'uko abaturage ubona baje, nanjye mvuye iyo nari nagiye nyine gufata agakansaringi kugira ngo nze nkomeze ubuzima busanzwe. impanuka se wowe wabibonye wabonye ishobora kuba yatejwe n'iki? Impanuka ishobora kuba yatejwe n'ibintu bibiri, niko njye mbitekereza. Hariya mu muhanda harimo ahantu umuhanda nyine wacitse. N'ubu nari maze kubiganira n'uwo mu agent ndimo mubwira ngo uriya muhanda kubera imodoka zigenda zikatira icyo cyobo, ati hano hashobora kuzabaho impanuka bitewe uko imodoka imwe izaturuka ruguru igahura n'indi ikatira icyobo zikaba zagongana. Ikindi cya kabiri ndatekereza yuko niba atari uburwayi bw'imodoka ni uburangare bw'umushoferi. Ashobora kuba imodoka ifite ikibazo kuko bavuga yuko ziriya modoka ngo feriyamu yazo ari umwuka, deni iyo umwuka wibanye na vola nyine iribana, imodoka igakomeza yerekera ahantu mu ruhande rumwe. Hanyuma rero umushoferi bubaye ari uburwayi bw'imodoka cyaba ari ikibazo nyine cya kampani, ariko bubaye ari uburangare bw'umushoferi urumva nta kindi kintu wabihinduraho, ashobora gusinzira hanyuma bikaba byateza impanuka. Ariko ni ibyo bintu bibiri ntekereza yuko byabaye ntuze yatumye bibaho. Nibyo byabaye intandaro. Hanyuma bikwiye gusigira isomo. Kereka zino modoka nini kereka bazikuye mu muhanda, kereka bazikuye mu muhanda kuko urabona imihanda dufite ni mitoya. Iyo zihuriyemo ari ebyiri usanga byateje akajagari. Ikindi abantu bazitwara ntekereza yuko bashyirwaho puresha, gukorana n'umunaniro ugasanga umuntu yananiwe, hanyuma ugasanga nyine biri kugenda biteza impanuka. Umuturage we ntiwamubwira ngo nave nava ahakorera, kuko niba umuturage yari arimo ahaha muri butike ntabwo wamubwira ngo nareke guhaha muri butike. Urabona ko imodoka imbaraga yari ifite ituruka ruguru iriya, n'iyo iyi nzu itaba iri hano ikaba irepfiriya mu ishyamba yari kwisangayo. Imodoka bazikorere netiwayaje, bamenye si imodoka igenda mu nzira, yujuje ibisabwa, irakoze neza. Ikindi n'abashoferi bamenye ngo umushoferi arakora akaruhuka, bareke kubaha igihe kinini cyo gukora, kandi burya umuntu ntabwo ari icyuma. Niba uhaye umuntu tasike akava mu gitondo akageza nimugoroba ntabwo biba ari sawa cyane. Isomo byadusigira gusa aka kanya ku ruhande rwanjye ni ukwihanganisha ababuze ababo, tugakomezanya, kandi namwe mugakora nyine ubuvugizi, kuko nk'uyu muturage ubu yaratunzwe n'izi nzu ze yakodeshaga. Ntago kuba zari zimutunze hari amafaranga yarisivingaga yagombaga kuba amutunga, sibyo? Hanyuma ikindi, umuntu wacururizagamo hano nawe urumva nawe byari bimutunze. Kugeza ubu ngubu ni umushomeri. Mu bakorera ubuvugizi bishyurwe vuba, ibyabo bisanwe, nabo nyine babeho batuje nk'abandi banyarwanda. Numva ari ibyo ngibyo navuga. Murakoze. Ku ruhande rwanjye ntago nakubwira ngo birambabaje kurenza uko we wabitekereza n'uko undi muntu yabitekereza, kuko still urumva ninjye wari kuba bwa mbere, ninjye wari kugenda, urumva. Ariko wenda njye ntago Nyagasani nyine yakinze ukuboko, ariko umuntu wabuze umuntu we, nawe urabyiyumvisha kubura umuntu wawe. Wohereje umwana guhaha uzi yuko agiye gutaha, wagenda ukayakumva ngo birarangiye. Umubyeyi asize abana b'imfubyi,
ahubwo mwebwe nk'abanyamakuru mujye muvuganira nk'umubyeyi wapfiriyemo hano yari afite umwana, uwo mwana araza kubaho ate? Turibaza ngo araza kubaho ate, sibyo? Turibaza ngo uwo imodoka yaciriye mu mutwe aha ngaha yari afite umwana, ese uwo mwana hari icyo leta iri buze kumufasha cyangwa ni ukuza nyine bakabicaho nk'uko nguko, sibyo? Njyewe nzi uwitwa Korodina n'uwitwa Venasiya, bose bari abamama kandi bari bafite abana. Kara Venasiya. Imodoka iriya hoho yazamutse hano ijya gukatira kino kinogo, irazamuka iriya nayo yamanukaga. Egera hano, ngwino nyegera hano. Buretse banze urebe dore wabibonye nawe amaso araguha. Bivuze ngo hoho niyo yasanze iriya mu mukono wayo. Binagaragara ndanakwereka n'uburyo uruhande yagonze ni uruhande rwo haruguru. Noneho irangije ubwo mu kwimara kwigonga nabonye ivumbi gusa kuko imodoka ntiyongeye gukandagira hasi. Yahise ica hariya. Uriya rero nakubwira hari n'umwana w'umukobwa wacururizaga mituyu yarimukiye hejuru. Umwana w'umukobwa w'umugabo witwa Hezekiya yarimukiye hejuru. Umwana uko yagiye sinzi uko yahise yirukanka abura telefoni imushwanyuza n'umutaka wari uhari n'akameza. Ubwo yacururizaga ahagana hepfo y'umuhanda. Ubwo imodoka iyo kamyo yahise igenda mu kirere. Ntabwo tubona umukungugu gusa nibwo igiye isanze abo bantu ku rubaraza. Nuba ngo kagitera n'iki kinogo. Oya no dore n'umushoferi yari afite umuvuduko. Yari afite umuvuduko ahari zirimba ziriya hoho sinzi byamunaniye gufata feri. Umushoferi yari afite umuvuduko rwose. Ishusho y'akababaro ishusho y'akababaro ntabwo nabona uko nyikubabwira. Ishusho y'akababaro ni ukuvuga ngo inzu, imodoka yinjiye mu nzu, abantu bari mu nzu, abana bari baje guhaha muri butike, iragenda bose. Mbese muri make n'uwo mudamu wari uri ku rubaraza iragenda bose binjiza mu nzu baragenda bahinduka. Mbese muri make uzi ko havuyemo imirambo 3. Ubwo nawe urumva ibyabaye sinabona ugiye kubera akababaro sinakubwira ngo byari bimeze bute kuko yabahwata hasi. Noneho kugira ngo havemo n'iyo mirambo hitabajwe gutema. Mu kagari ka Gasoro ko mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza niho habereye impanuka ikomeye cyane, aho abaturage berekana ko intandaro y'iyo mpanuka usibye ko ibinyabiziga mu muhanda bihaza guteza indi mpanuka. Hari mu masaha ya saa 9 n'igice bishira saa 10. Ubwo ino modoka ya hoho bisa nkaho yakubise mu kinogo kiri hariya, urangije iragenda ikubita iriya modoka iparitse hariya. Noneho isa nkaho nyine ibuze feri kugira ngo umushoferi bisa nkaho yabuze feri, araza yagurutse aha hariya hari hicaye umwagenti nawe yaragiye kumugonga, araza aragenda akubitamo yinjiramo hariya. Hari abantu nk'uko ureba abantu bari hano bari baje guhaha, noneho ibasangamo muri botike n'umuntu ucuruza. Yavaga mu Ruhango. Iriya yavaga
gutya i Nyanza. Iriya ni iy'umuntu ukora mu Butansinda w'umudogiteri hariya Butansinda. hanyuma yayigonge hariya yayikubitiye hariya ihitayo igenda kuriya isa nkaho nyine isaga nk'ayivana mu nzira irangije iraza ica ahangaha ureba nyine izi nsina zose ureba n'iyo yagiye izigira uku nguku. byatera n'iki se niba mwabirebaga yaba yari mu bigaragara bishoboka kuba hariya harimo ikinogo, reba hariya riratara riri harimo ikinogo bishobora kuba ariho yakubise, kuko buri gihe imodoka ziraza zigakubitamo ukabona nyine zisa nkaho zigiye kugwa. Bishobora kuba yakubisemo bitewe n'uburemere bw'ibyo yari ipakiye, ikaba ariyo ngombwa nyine bikaba ko igata umuhanda igahita iza hano. hanyuma aho umaze guca umuhanda yageze hari ntabwo ndumva mu marenga yaciye aha kubera nyine umuriro yahise igira umuriro mwinshi na feri ziracika z'imodoka niko guhita nyine izi. Yaciye hari uriya muntu, reba uriya muntu wikoreye umufuka ageze niho yaciye izi. Aho iryo gare riparitse iraza ku muhanda iraza yinjira hariya ngo ibyo bimenye inyuma yawe nibyo hoho yari ipakiye babipakuremo kugira ngo babikureho, yari yahagaze hejuru y'abantu. hanyuma ihageze byageze ihageze nyine yazisanga abantu bari bahari irabakubita irangije yagenda yinjiramo hariya muri botike. ubwo nyine ubutabazi bw'abantu twashije gukora, hari abo twashije gukuramo bagiye kwa muganga, ariko hari n'abandi bapfuye, hapfuyemo 3. ariko shoferi twamugerera kwa muganga we yaguye ari kugerera i Nyanza, ahita bamuha transferi yo kujya i Butare, yaguye i Butare. uyu nguyu yari ari gusuka uwo nguwo mu bapfuye, ariko we byabaye ngombwa ko abasha kugira gute kwirukanka akagenda, ariko harimo bimwe byiwe byangirikiyemo. hanyuma hapfa uwacuruzaga niwe yahungabanye, n'abari baje guhaha. wari utwaye iriya Vigo nawe yagiye kwa muganga. amazina yabo harimo abo mwibuka se mwitabye Imana? harimo uwitwa Venansiya, tugiye tuzi rimwe ariko amazina yandi akana ko ntago kangana n'uyu nguyu ntago tuzi amazina yako. njyewe nitwa Masengesho Elizabeth, nari umutayeri nadoderaga ku rubaraza. Yego. hanyuma rero nari mvuye ku mashini ho gatoya ndi gusuka umukobwa mugenzi wanjye, uwo nawe yapfuye. noneho rero tubona kiraje kiriya kimodoka cyaho kigiye kutugeraho, ndamufata ngo twirukanke, arangije we aranyishikuza yinjira muri butike, njye kiramutaza ngo inyuma yacyo nyine cyamutaje mvamo nkambakamba njya kure yacyo. ibyo inkweto nari nambaye na telefone yanjye n'ibyo twari turi gukoresha nibyo cyahise gifungiraho amafiri. ariko nyine uwo mukobwa kubera ko nari nahungabanye banjyanye kwa muganga, namaze koroherwa, numva ko nawe bamuzanye yapfuye. Yego. ndumva bagera muri 4 abo nabashije kumva, kuko abo ngabo bapfuye hiyongereyeho na shoferi bari bajyanye i Butare nawe ahita apfa. birababaje, n'ubu ntabwo biratuvamo, n'ubu ndacyari kubibona, nta nubwo ndizera ko abo bantu nyine byarangiye. uwo twabanje gukora n'ubwa mbere uwo twavuze ko umutwe wacitseho wapfuyeho, kuko babaye bwa kabiri gushaka, noneho urifuza iki? njyewe icyo nifuza cyangwa nanatekereza ni uko rwose badufasha uyu muhanda bakawushyiraho ibintu bizajya bituma izo modoka zitadusanga mu mazu, cyangwa se niyo bazikuraho kuko ziratwica nabi cyane. aya ni inshuro kangahe? ni iya kabiri. hariya haruguru haruguru zarahagiye
hariya haruguru naho yinjiye mu nzu, ni inshuro nyinshi zino modoka zikora impanuka nyinshi. hanyuma rero turumva badufasha nyine mu kababaro turimo, abantu bacu babuze n'ibyacu twakoraga byangiritse. mwadukorera ubuvugizi byibura wenda mu minsi mikeya kiriya kinogo bakadufasha bakagisiba, na hariya haruguru hari ikindi byibura wenda bakadufasha kuba babisiba, kuko ubabona ko ahanini aribyo biteza impanuka. Yego, uko n'ejo bundi hari abamotari bakubisemo bagwa hariya munsi gutya y'umuhanda. N'ubushize nanone hari undi muntu bahagongeye hariya hantu wari uri ku igare. Urumva hari n'ababyeyi benshi nyine, hari n'umubyeyi wakuyemo inda kubera rero nyine ibyo nabonye abapfuye mbere bari babatwaye kwa muganga, ubwo hari hasigayemo rero abandi babiri babakuyemo mu ma saa 7 y'ijoro. Ubwo rero icyo gihe nari mpari, ibyo ngibyo nibyo nashoboye kubona. Iyi nzu ni iyawe? Inzu ni iyanjye. Hanyuma ubwo harakurikiraho iki? Ubwo nyine usibye ko hangiritse inzu hakangirika n'abantu n'ibintu, gusa ariko abantu nyine abapfuye urumva bazashyingurwa, bari kwa muganga nabo nyine barakurikiranwa bavurwe. Ubwo rero natwe nyine tukaba twakurikirana, urabona ko yari inzu yuzuye kandi nziza yakorerwagamo. Ubwo nyine urumva yuko twifuza ko tugomba kubona ubufasha nyine, indishyi y'akababaro. Wowe uhagera hari igihe uhe nk'ishusho uko wabisanze bimeze? Jewe uko nabisanze bimeze kandi nuko banabimbwiraga mbere, nge numvaga nyine ko abantu ngo bakirimo, ariko nasanze inyuma hariya bashenye inzugi nyine bazikuyeho barabomora. Ubwo bwari uburyo bw'ubutabazi. Ubwo rero imodoka yari iseseyemo aha ngaha, yari iparitsemo hano mu nzu neza. Ubwo kugira ngo imodoka ivemo, kugira ngo abantu bababone mbega, ubwo nuko iyo modoka indi yari ihagaze hariya mu muhanda irayikurura inshuro nyinshi, urumva guhera ejo mu ma saa 11 mbega. Ubwo urumva rero kubera ko nge nari mpari mu ma saa 4, ariko abantu bavuyemo muri ayo masaha mu ma saa 7. Ubwo batsimbuye imodoka ho gatoya nyine nibwo abantu bashoboye kubabona. Ubwo rero kubera yuko imodoka twasize igiparitsemo aha ngaha nyine yavuyemo gato, ibindi byakurikiyeho abapolisi batubwiye ngo nidutahe nyine, umurimo wasigaye ari uwabo. Bwakiye mu gitondo nyine bayitwaye. Ni inkuru ibabaje. Ni inkuru ibabaje temamo. Birarenze ahubwo nyine twese byaturenzeho. Urebye turabona ko iyo ari impanuka irenze. Ariko bikurikije ko izi modoka n'ubundi urabona kugira ngo imodoka ive hakurya y'umuhanda ize yangize ibintu byo hakuno y'umuhanda, niba ari uburangare nyine bw'abashoferi, nimba ari imodoka. Ariko nyine imashini yanjye nakoreshaga yangiritse, imyenda y'abakiriya nayo nyine urumva